ibyo wari wabanje kumbwira nari nabyemeye databuja sinari nagusuzuguye ariko ibyo byo nawe urarengereye ibyo byo simbyemeye none cyadangaje nuko yabyanze byose byarangiye byose n'ibyo yari yamwemera abivuyemo ndagira ngo n'ibyo twari twariyakiriye kubw'iterabwoba bya Benihadadi nabyo tubivemo tubivuyemo. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Bakunzi barabohora TV, uyu ni wa mwanya mwiza wo kuganira ijambo ry'Imana, indirimbo no gusengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Twagize rero umugisha ukomeye kubana na Valentine ahangaha birandyoheye cyane nubwo ataratwibwira. Muzi ari umukobwa uhagaze mu Mana neza, wubaha Imana, ugerageza kuvuga Imana nk'ukwiri kandi akicisha bugufi, kuko ijambo ry'Imana tubwira ko ujya kuvuga ibyayo agomba kubanza akava mu bidatunganye. Ni umunezero rero ukomeye, reka tumwakire atwibwire hanyuma ahita anasenga Imana dukomeze. Murakoze cyane, nanjye ndanezerewe n'ukuri, ndanezerewe kandi urabyumva, ndanezerewe ntago nawe nuko mbivuga. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe cyane. Nitwa Valentine Mukarukundo, ndi umuvugabutumwa, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo n'abana 2. Ndashima Imana impaye uyu mwanya kugira ngo tubwiye abatuye isi ineza y'Imana. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uhimbazwe, uri Imana nziza, ushobora byose, uri Imana iri hejuru y'izindi mana zose. Njya nkunda kuvuga ngo hejuru yawe nta wundi munyambaraga nabonye, hejuru yawe nta wundi munyabwenge uhari, ni wowe wenyine ushobora iby'abantu badashobora. Akenshi ariye tuba muri ubuzima hano turi muri iyi si, ibintu bikatugora, bikatunaniza, bikaturemerera, ndetse abubaka ngo bikaducanga, ariko wowe uri Imana ishobora iby'abantu badashobora, kuko uri Imana irema n'ibitariho bikabaho. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya abantu badukurikiye bamenye ko ari wowe wenyine ushobora byose. Uri Imana nziza, uri umubyeyi kuba kwizera, uri inshuti idahana ngo itererane umuntu, kandi iyo dusenze uratwumva. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo iyo tuyisenze iratwumva. Urumva ntutwumvira ubusa, ndabigushimiye kuko urakora imirimo ikagaragara. Icyubahiro cyose tugihaye wowe. Nyemerera rero abadukurikiye barushye baruhurwe n'ijambo ryawe nyine, kuko ijambo ryawe rirema ibitariho bikabaho, ijambo ryawe rihindura ibyanze guhinduka. Umuntu wabuze uko agira abonera icyerekezo mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, ariko Valentine mufata nka murumuna wanjye kuko hari ukuntu namukunze. Valentine, ubu duherukana ryari kweri? Imyaka myinshi irashize, myinshi ari nibuka ndumva ari 2012. 2012 twamutumiye yaje kubwiriza Kampala, nanjye nigagayo, nari nkiri umukobwa ari kumurutaho. None ubu Yesu yatugiriye ubuntu, nawe yamugize mama w'abana. Haleluya! Iyo ni imirimo y'Imana, mutagira ngo ni ibintu byoroshye, ni imirimo y'Imana. Nta kindi kintu umuntu afite cyo kwirata uretse kwirata ijambo ry'Imana. Paulo yigeze avuga ngo uhereye none ntihagire undushya, kuko mfite inkovu za Kristo muri jye. Hari ukuntu umuntu agendana inkovu za Kristo akabigendera kumva atahemukira Imana. Kandi mu bantu bagerageje guhamagara Imana ikumva, na Valentine arimo.
mountain turayihamagara cyane twahamagara umubyeyi kandi irumva none rero Imana ishimwe Imana ishimwe hari abantu Imana igirira neza ikabateza intambwe ikabakurira debari ariko bakibagirwa ndashimira Valentina cyane ko atibagiwe urugendo yagendanye n'Imana nawe udukurikiye ukaba wari waratezutseho gake tugiye kumva ijambo ry'Imana rize kugufasha kugaruka kuko ijambo riratubwira ngo nugaruka nzakugarukira rero tugiye gukurikirana ijambo ry'Imana ndabararikira mwese kugira ngo mutege amatwi kuri Arabohora TV habamo ijambo ry'Imana ry'ukuri Imana iguha umugisha urakoze cyane Imana iguha umugisha nawe kandi koko mufite izina ryiza arabohora koko arabohora umwami wacu arabohora rero ubu kumubona muraza kwihangana abateze amatwi cyangwa se abadukurikiye kuri arabohora duse nk'aho uyu mwanya tuwufata nk'icyumba cy'amasengesho ndimo niyumvamo ko twasenga ibintu bigahinduka ndimo niyumvamo ko twahamagara Imana tukagira ibintu twanga kandi ubwo ni naryo jambo ngiye kuvuga tukagira ibintu tuvuga ngo ibi bintu turabyanze hari ibintu tugomba kwanga reka dusome ijambo ry'Imana igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 turasoma umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13 reka dusome haravuga ngo Benihadadi umwami w'i Siriya yendereza Ahabu bukeye Benihadadi umwami w'i Siriya ateranya ingabo ze zose yari kumwe n'abandi bami 32 bari bafite amafarashi n'amagare nuko atera i Samariya arahagota araharwanya Benihadadi uwo atuma intumwa kuri Ahabu umwami w'Abisirayeli aho yarari ari mu murwa ziramubwira ziti Benihadadi yadutumye ngo ahantu muhumve neza ifeza zawe n'izahabu zawe nibye ndetse n'abagore bawe n'abana bawe baruta abandi ubwiza ngo nabo nabi umwami w'Abisirayeli amusubiza ati bibuka uvuze mwami nyagasani ndi uwawe n'ibyo mfite byose bukeye intumwa ziragaruka ziravuga ziti Benihadadi avuze ngo yagutumyeho intumwa agira ngo umuhe ifeza n'izahabu n'abagore bawe n'abana bawe ngo ejo nk'iki gihe azohereza abagaragu be iwawe basake mu mazu yawe no mu mazu y'abagaragu bawe icyo bazahabona kikunezeza cyose bazakende bakizane maze umwami w'Abisirayeli atumira abatware bo mu gihugu cye bose arababwira ati namwe nimwumve murebe uko uwo mugabo dushakaho urwenzo dore yari yantumyeho ngo muhe abagore banjye n'abana banjye n'ifeza n'izahabu byanjye simbimwima nuko abatware n'abantu bose baramubwira bati ntumwumvire wange ntumwumvire wange ahera ko abwira intumwa za Benihadadi ati nimugende mumbwirire umwami databuja muti ibyo wabanje gutuma ku mugaragu wawe nzabikora byose ariko ibyo untumyeho hanyuma ibyo byo simbyemeye nuko intumwa ziragenda zimubwira ibyo Ahabu amusubije Benihadadi arongera amutumaho aramubwira ati ingabo zanjye zinkurikiye nizibona i Samariya umukungugu zikwira umuntu wese akabona uwuzura urushyi Imana zizabimpore ndetse bikabije umwami w'Abisirayeli amusubiza ati mumubwire muti ucyambara umwambaro w'intambara ngo atabare ye kwirata nk'uwikuramo atabarutse munyemere dusome umurongo wa 13 uwo mwanya haza umuhanuzi asanga Ahabu umwami w'Abisirayeli aramubwira ati Uwiteka aravuze ngo ntureba ziriya ngabo zose uburyo ari nyinshi uyu munsi ndazikugabiza umenye yuko ndi Uwiteka Imana ishimwe munyemere twongereho irindi jambo dusanga mu gitabo cyo kuva igice cya 10 igitabo cyo kuva igice cya 10 uhareba igitabo cyo kuva igice cya 10 umurongo w'8 tugeze ku murongo wa 10 wa 11 reka dusome
bagarura Mose na Aroni imbere ya Farawo, arababwira ati nimugende mukorere Uwiteka Imana yanyu, ariko hazagenda abantu ki? Mose aramusubiza ati tuzajyana n'abakiri bato n'abashaje, abahungu bacu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Arababwira ati uko nabifuriza ko Uwiteka abana namwe, niko nabareka mukagenda mujyanye n'abana banyu bato. Mwirinde kuko ibyo mugambiriye ari bibi, siko bizaba. Ahubwo abagabo bakuru mugende mukore Uwiteka kuko ari cyo mushaka. Birukanwa amaso ya Farawo. Munyemere nkoreshe Bibiliya yitwa biri ijambo ry'Imana, niho aha hantu havuga neza. Ubisoma ntuhita ubyumva. Ariko ahangaha igice cya 10 nyine umurongo w'8, umwami ahamagaza Musa na Aroni arababwira ati ngaho nimujye kuramya Uhoraho Imana yanyu, ariko mumbwire nabo muzajyana. Musa aramusubiza ati tuzajyana n'abana bacu n'abasaza bacu n'abahungu bacu n'abakobwa bacu n'imikumbi yacu n'amashyo yacu, kuko tugomba kwizihiza iminsi mikuru y'Uhoraho. Arababwira ati ayo mahirwe mwayakura he? Niho nashaka ko mwumva. Urikumva aha hantu Farawo ukuntu arababwira ati ayo mahirwe mwayakura he? Ngo mbareke mwijyanire n'abana banyu. Yandi magambo mugomba bo kubasiga. Ariko mwambare tugiye gusenga tugira ibintu twanga. Arababwira ati ayo mahirwe mwayakura he? Ngo mbareke mwijyanire n'abana banyu, biraboneka ko mufite imigambi mibi, ntabwo mbemerera. Nihagenda abagabo bonyine baramya Uhoraho kuko ari cyo mwansabye. Nuko birukanwa mu maso, birukana Musa na Aroni ibwami. Usoreze rero hano ku gice cya 10. Ariko amana we. Usoreze ku murongo wa 24 ho nyine mu gice cya 10. Murongo wa 24 tugeze kuri 29. Farawo ahamagaza Mose aramubwira ati nimugende mukore Uwiteka, ariko imikumbi yanyu n'amashyo yanyu aba ari byo bisigara, abana banyu bato bo mubajyane. Mose aramubwira ati ukwiriye no kuduha ibyo dutamba n'ibyo twosa, kugira ngo dutambire Uwiteka Imana yacu ibitambo. N'amatungo yacu tuzayajyana, ntihazasigara n'urwara, kuko ariyo tuzaba dukwiriye kwendaho kuyakoreshereza Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Kandi ntituzi ibyo tuzakoreshereza Uwiteka tutaragerayo. Niyo mpamvu turabijya. Tafashijwe mw'abantu. Umva umurongo wa 28. Farawo aramubwira ati mvaho, irinde ntukongere kunshiriyera, kuko umunsi uzongera kunshiriyera uzapfa. Mose aramusubiza tuvuze ukuri, sinzongera kuguciriyera. Haleluya. Nukuri. Uri hari ijambo usoma, urumva bete, utaranagira ibindi ibi tuvuga ngo umwuka arasobanura. Rikisobanura. Ubwaryo ijambo rikisobanura. Ndi ku ijambo nabivuze, ndashaka ngo tugire ibintu twanga. Kandi anezerewe kuvuga ijambo turi kumwe. Haleluya. Ariko mana we uri mwiza. Tugire ibintu twanga. Ukuri. Aka kanya nge nawe tugiye guhamagara Imana. Tugire ibintu twanga ku buzima bwanjye, ku buzima bwa Beti, kandi abadukurikiye mutwemerere dufatanye mu kirere cyo kwizera, tugire ibintu twanga data ari budushyigikira. Ijambo rivuga ngo ibintu tuzahambira turi hano muri Yesu, data azabyumva. Wibuke ko ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo, nkwibutse ko abantu bakorana batavuguruzanya. Ariko wavuze ngo amina. Abantu bakorana ntibavuguruzanya, ahubwo baruzuzanya. Ndagira ngo tugire ibintu twanga. Twasomye agasuzuguro ka BENIHADADI. Ariko mana mwejo, uyu mugabo yarafite agasuzuguro k'indengakamere. Ngo yari kumwe n'abandi bami 32, niko Bibiliya yatubwiye. Ngo bafite amagare, bafite amafarashi. Kwibutsa ijambo rivuga ngo yiwewe imbaraga n'amavuta
ngo nta magare ngo bamwe biringiye amagare abandi biringiye amafaranga ariko twebweho abadafite amagare ntitugire amafaranga abadafite ibindi twiringiye tezo bindi burima abadafite ibindi twishingikirijeho twebweho twishingikirije ku Uwiteka waremye ijuru n'isi twiringiye yaremye ijuru n'isi twiringiye ivuga bikaba yategeka bigakomera nta magare nta mafaranga mumbabarire abadukurikiye twe gusobanura amagare n'amafaranga ariko nawe ubyumve nta magare nta mafaranga twebweho twiringiye nta gare ndagirane n'amafarashi ko mfashijwe mwabantu nk'amafaranga n'ibindi abantu biringira nabyo dufite urabivuga ariko turatwiringiye Uwiteka wabiremye uwabiremye aracari umuremye aracarema ibitariho bikabaho twebweho turamwiringiye impamvu tutiringira amagare n'amafaranga nuko iyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nibitwirukanka niyo bifite amagare n'amafaranga ntabwo ubyibuka ku nyanja itukura ntabwo ubyibutse ngo Farawo abatuze bari n'amagare n'amafaranga Abisirayeli nta magare nta mafaranga ariko mu ruhande rwabo bari kumwe n'Uwiteka haleluya ngo mu gicuku cya nyuma mu yandi magambo byumve binjiye mu ubwo byumva babyumve ubwo Mose we yaramaze kurambura inkoni hejuru y'inyanja Abisirayeli bambutse Imana ifite imibare iyo twiringiye ifite imibare ibona uwa nyuma w'Abanyegiputa kuko bari n'amagare n'amafarashi ari hafi gufata uwa nyuma w'Abisirayeli ngo yitegereze ingabo z'Abanyegiputa ngikura inziga ku magare zikuruka biruhanyije twatwiringiye Uwiteka haleluya twaturuvuga agasuzuguro ka Benihadadi ari kumwe n'abami 32 bafite amagare n'amafarashi saho twabivugiye yishingikirije ku mbaraga afite ndetse n'abamuri inyuma bari kumwe nawe imbaraga afite nyine atuma kuri aha umwami w'Abisirayeli aramubwira ngo abumva neza ikinyarwanda babyumva ngo ifeza zawe arabizi ko ifeza ari izawe ariko ngo ifeza zawe n'izahabu zawe abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abagore bawe ngo ni ibyanjye bibaye ibye bite ubwo ari kubyivugira ngo ifeza zawe izahabu zawe abagore bawe abahungu n'abakobwa ni ibyanjye ko yatangiye ngo nibyo bibaye ibye guta ko nagasuzuguro ka Satani umva ahabu kubera nyine kumenya imbaraga z'umubwira wari ariko nagira ngo tugire ibintu tuza gusuzugura tugire ibintu tuza gutesha agaciro rata twishingikirije ku mbaraga z'Imana yacu tugire ibintu dusuzugura mbese tuze kugira ibintu twanga ariko aravuga ngo uretse n'ibyo mbwiye ndi uwawe n'ibyo mfite byose arabyemera yemera agasuzuguro ariyakira ati ndi uwawe n'ibyo mfite byose arashokerwa amutumaho intumwa ati nari nakubwiye ibyo nkeneye mbere none ejo nzohereza abagaragu banjye baze mu mazu yawe n'ay'abagaragu bawe ngo bazasake ikintu cyose kikunezeza bazakende bakizana mu yandi magambo bamenye ikintu cyakunezezaga bakizana ushobora kuba waburaraga ukanezererwa ariko ikintu kigutera umunezero waburaye kigatuma uririmba kigatuma wuzura umwuka wera kigatuma utiba kandi waburaye kigatuma utajya gusambana waburaye ukavuga ngo kubw'Umwami Yesu ankunda n'amahoro icyo nyine kiguhesha amahoro icyo kikunezeza ngo bazakende nacyo bakizana muri make
abahungu abakobwa amafaranga noneho ibyo byo yabyemeye agasigara nta mwana atuma kandi yarabyaye ariko mwabyumvishe ibyo byo yari yabyemeye ko abana be bazagenda bakajya binywera urumogi akamera nk'utarabyaye yari yabyemeye bakajya bavuga ngo wowe waherekeje ababyara kuko uwabyaye atuma umwana amazi uwabyaye atuma umwana kuvoma uwabyaye ajya ku ishuri akazana birote nziza uwabyaye hari ibiranga umubyeyi wabyaye uwabyaye akoresha ibirori bakamwambika ikamba nk'abandi babyeyi ariko byo yari yabyemeye nibagende binywera urumogi nibagende bibera indaya nibagende bishingire nibagende batorongere bazajya hirya no hino aho ntazi yari yabyemeye ubu nta babyemeye noneho ngo n'ikindi cyamunezezaga kikamwibagiza umubabaro w'abana kikamwibagiza uburyo abaho nta mafaranga nta feza nta zahabu akambara agatenge kamwe hari abantu bariyakiriye barabyakira barabyemera nyine n'ahasi iwacu ariko nasomye ijambo ry'Imana sanga mu kurema Imana igiye kurema Mana we mumpera Imana icyo Imana n'umubyeyi uzi ko tugiye kubyara indi igeze mu mezi nk'atanu umuntu atangira kujya kugura kavarise utwenda utuntu twose umubyeyi nyine agategurira umwana Imana yarabanje irema ingobyi ya Edeni izashyiramo umuntu yaremye ishyiramo ibiti bizamutunga umwanzi atwirukana muri iyo ngobyi ariko Yesu araza ngo adusubize agaciro twatakaje ariko BENIHADADI na n'uyu munsi aracyatubwira ngo ifeza si izacu twe tuberewe no gusaba tugasabiriza tubere no kwambara imyenda twakuburiwe n'ibyo icyo gihe kijya kigera igihe cy'ishuri ukambara umwenda wakuburiwe ugatungwa na manu igihe cy'ubutayu mbibutsa bari mu butayu mutaza kumva mvuze gutya hari ibyo twanga ariko bidakuraho ishuri ry'Imana igihe cy'ubutayu ndagira mbibutse ko ubutayu ni inzira tunyuramo tugera i Kanani ndimo mbwira abantu bageze i Kanani mu masezerano mugira ibintu mwanga agasuzugo ka BENIHADADI mukanga ariko abantu banyumve neza bete ubutayu si ubuturo ni inzira tunyuramo tujya i Kanani uyu munsi bari kugukuburira imyenda uyu munsi uri gutungwa n'amano ariko nugera i Kanani uzajya urya usigaze ugaburire n'abandi uzambara wambike n'abandi haleluya wageze i Kanani ndimo mvuga ko ubwo buzima si ubuzima tuzabamo byiteka tukiri muri iyi si Imana izatugirira neza kandi nyuma yaho duhe n'ubugingo buhora ariko ari ubuzima utagomba kwakira ngo bugumemo buzaba ubuzima bwawe bwose kugeza uvuye kuri iyi si niyo mpamvu iri jambo ry'Imana rije rigira ngo mu gusenga tugire ibintu twanga tugira agasuzuguro ka BENIHADADI twumva duhaze tukarambirwe urumva n'ikizaba ngo kimunezeza ngo bakizane yambaraga agatenge kamwe nicyo naringezeho yambaraga agatenge kamwe akuzura umwuka wera yaba yabwiriwe akaburara akavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro yakuragaho ibi byishimo uyu munezero yavanaga he ibihe byiza byo gusenga iyo turimo gusenga tubwirwa n'Imana ibintu bikomeye nzabana nawe nzakurengera nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe nuce mu muriro ntabwo uzashya ibirimi byawe ntibizagufata ndi Imana igira ikirema nkagikomeza ibyo bihe bikagu haleluya ukagira handi bigushyitsa ukagumana ibyiringiro by'abajya mu ijuru ukagira umunezero uwo wariya kuzura umwuka wera nawe utari ukawuzura wambaye neza kuzura umwuka nawe ikwitemo agakanzu wakubura ukawuzura ibyo byishimo uwo munezero umva uko yavuze ngo icyo muzasanga kimunezeza muzakimukuremo nacyo mu mwambure bya bihe byo gusenga byamunezezaga mu mwambure ya mahoro y'umutima wa mwuka wera bya byiringiro agiraga icyamunezezaga cyose muzakende mukizana mbese n'igeje ngo genda umukristo icyo ni ikintu kinezeza umutima wawe kikanyibagiza icyo nacyo mu gitwari nacyo icyanyibagizaga ibyago byose ngo nacyo mu gitware
muri kucyumva abantu baranyazwe ngo naco mu gitwara aka ni agasuzuguro umva uko yabigenje haba mana nari mvuze ngo ndamushima ariko ntari kutwumva nyine ari igihe umuntu afashwa bikamurenga nari mvuze ngo ahabu ndamushima yagize ubwenge atumira abatware be atumira abantu ijambo riravuga ngo nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga ahamagaza abantu baraza arababwira ngo nimwumve ukuntu uyu mugabo ashaka kutwendereza yantumyeho ibi n'ibi nari nabyemeye ntabwo namuhakaniye ariko ndebera noneho ngo azaza antware ikintu cyose kinezeza umva uko bamubwiye Imana iguha abajyanama beza Imana iguha abajyanama bazima Imana iguha abajyanama bazima baramubwira bati ntumwumvire wange amutuma aramubwira ngo ibyo wari wabanje kumbwira nari nabyemeye databuja sinari nagusuzugura ariko ibyo byo nawe urarengereye ibyo byo simbyemeye none cyadangaje nuko yabyanze byose byarangiye byose n'ibyo yari yamwemera abivuyemo ndagira ngo n'ibyo twari twariyakiriye kubw'iterabwoba bya Benihadadi nabyo tubivuyemo nabyo tubivuyemo oya twari twarakiriye ko tuzabaho nta mafaranga dufite ariko ndumva tubivuyemo twari twarakiriye ko tuzabaho dushobereye diplome tuzimanike zikabikwa zigatora ubuhumbure ariko nabyo ndumva tubivuye nabyo bivuyemo rwose hari ibintu twari twarakiriye ko tuzabaho nyine gutyo tukahora mu bukode ndumva twabivamo nabyo data ni umwami nabyo tubivemo kandi ni ukuri Yesu aravuga ngo tukiri mu isi abasize ibyaro tukamukurikira azadukubira inshuro 100 ngo kandi aduhe n'ubugingo buhoraho umva impamvu nshaka ko tukiri mu isi azadukubira hari abantu beti tutazajyana mu ijuru barahari naho kurimbuka nawe arahari kandi hari abantu tutazajyana mu ijuru kuko hari ibintu bizabera mu ijuru bo batazabona ikamba tuzambara ntago bazaba bahari ngo uburyo azafata umwitera akaduhanagura ibyuya n'amarira twaririye muri iyi si ngo n'ibyuya twabize turimo dukora uyu murimo aba bantu ntibazaba bahari niyo mpamvu uravuga kuko bazaba badahari tukiri muri iyi kandi abo bantu baravuga ngo iyo Mana mukorera iyo Mana musenga muvuga ngo ishobora byose itabatabara ngo tubibone iyo Mana iri hehe buse koko Mana bakeneye kubona iyi Mana twakurikiye uburyo ihemba ni umugabo twakoreye umugabo uhemba utambura niyo mpamvu ngo tukiri mu isi igira ibintu tubanza iduha avance tukiri inaha bavuge bati yakoreye Imana iramutabaye nyuma y'ibi izaduha ubugingo buhoraho niyo mpamvu vuze ngo hari ibintu twari twemeye ariko tubivuyemo nari nariyakiriye none yaratoye uruhumbu tubivuyemo Imana niduha amazu tukiri hano n'abapagani barayashaka bakayabona niko Yesu yavuze ngo none Imana izaburite kurengera intore zayo zigitakira ku manywa na nijoro tubivuyemo ndagira ngo dusenge isengero tubohoza abana bacu abari mu kabari bavemo abari mu rumogi baruvemo Imana twizeye ishobora byose nta kure cyane haba Imana itakuruma ndagira ngo dusengere abana bacu tubambura amaboko ya Benihadadi arekura abahungu bacu arekura abakobwa bacu arekura abagabo bacu bave mu kabari arekura abagore bacu bave mu bibi ndagira ngo abadukurikiye tugire ibintu twanga amagumba banga ubugumba Imana ibahe kubyara bari yatsindwe ndabizi neza yuko haraba oya Benihadadi wavuze ngo ntuzabyara agomba gutsindwa muri kano kanya ugatwita Benihadadi bireba ukabyara bireba ugaheka bireba ukazashingira umwana Benihadadi bireba tugomba kwanga gasuzuguro k'abadayimo icyo umurozi yavugishije akanwa ke cyose kigomba kuvuguruzwa n'iyaremye ijuru neza Imana twakora amina haleluya tugomba kugira ibintu twanga
ngo BENIHADADI abyumve dore iterabwoba kandi ubu tuvuga hari abantu bafite iterabwoba ry'abadayimoni. Aravuga ngo ingabo zanjye zinkuriki. Yabwiye aba bantu ati mwigere mukubite miniforume twatake. Aravuga amutumaho aramubwira ngo ingabo zanjye zinkurikiye ngo nizibone Samariya umukungu buri wese ngo umukwira kurushyi ngo Imana zizabimpore. Aha ati nanjye amavuta yaremye ijuru n'isi andiho nibutse imirimo y'Imana nibutse gukora kw'Imana. Aravuga ati mumumbwirire ngo ucyambara umwambaro w'intambara atabaye ntiyirate nk'uwikuyemo atabaro. Uzi ikintu bisobanura? BENIHADADI genza gake ntago birarangira. Amen. Urugamba yo genza gake ntituzi ikintu kiri buze kuba. Mwambare uniforme twambare muhamagara izo mana zanyu ndahamagariya ariko buretse kwirata nk'utabarutse buretse gato kuracyambaye umwambaro. Imana ikunda umuntu wizera. Ibyumvishe iri mu ijuru inanirwa kwihangana. Umuhanuzi ngo genda umbwirira hawe. Aramubwira ngo ntureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi ariko ababe 32 murabumva ntimureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi. Uyu munsi ndazikugabiza umenye ko ndi Uwiteka. Ibintu byahinduye isura. Imana wasenze Imana wakore mukozi w'Imana unkurikiye ndatangaza ngo ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura. Izo ngabo ntureba uburyo ari nyinshi. Data aravuze avugiye mu ijambo ryayo kandi iri n'ubuhanuzi buzima bwuzuye butavangiye. Aravuze ngo ntureba ziriya ngabo uburyo ari nyinshi. Uyu mwanya turimo dosini w'iri mirimo Imana irazikugabije. Ugiye kumenya yuko ari Uwiteka ushobora ibyo abantu badashobora. Imana irazikugabije bazamenya ko iyo wasenze ari Imana ishobora byose. Imana irazikugabije bazamenya ko iyo wiringiye ari umugabo uri hejuru y'abandi baga. Imana irazikugabije bazamenya ko hejuru imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Imana ikugabije rero bini wirima. Imana ikugabije izo ngabo bagiye kumenya Imana wasenze. Uziko Imana babagabije ngo umuntu wese akica umubisha. Niko ijambo ryambwiye. Umuntu wese muri bo ngo yica umubisha. Umuntu wese muri bo yica umubisha. Imana iguhaye kwica umubisha wawe. Imana iguhaye kwica umubisha. Twasomye ijambo mu Kuva. Imana ibwira Mose ngo mbwira Farawo arekure ubwoko bwanjye bugende. Simvuga ibimenyetso n'ibitangaza Imana yakoresheje Mose imbere ya Farawo ni byinshi ariko ngo agera ubwo aravuga ngo ndabareka mugende ariko muzajyana abantu ki. Ziko ijambo ryatubwiye muzajyana n'abandi. Ni bandi. Mose yari yarisobanukiwe atandukanyeho gato na habo. Aramubwira ati Farawo tuzajyana n'aba. Imana nidutabara izadutabara idutabaye. Izadutabarana n'abana bacu idutabarane n'abo twashakanye idutabarane n'amatungo yacu idutabarane n'amasho yacu izadutabarana n'abacu n'ibyacu. Ariko wakumvise Imana. Haleluya. Izadutabarana we n'abacu n'ibyacu. Abwira Farati turajyana ba Yesu mwa turajyana abana bacu bato. Ndafashijwe ndumva ubu byandenze ngewe. Yo baba tuzajyana n'abana bacu bato. Tuzajyana n'abasaza. Tujyane n'imikumbi yacu ntituzagusigira n'urwara. Ntago mwaryumvishe iryo jambo. Naryumvise. Rirasobanutse. Farawo aravuga ati ayo mahirwe mwayakurahe ko mbareka ngo mujyane n'abana banyu. Ni mugenda ariko abana banyu basigare mu kabari. Ni mugenda abana banyu bagume banywa urumogi. Ni mugenda abana banyu babindaya. Ni mugenda ariko bo no ndanze. Mose turabanze wanze kurekura abana bacu ati ndabyanze. Mana ngo iteze umwijima w'igikorwaho. Mari mistatu umwijima w'igikorwaho. Farati mumpamagarire Mose aze hano. Ati ni mujyana abana banyu noneho ndabyemeye. Ariko imitungo yanyu isigare. Ariko Farawo yaturekuye. Ako uranyumvira umugabo. Abana bo ntibagenda. Ariko se ngiye ko amafaranga yanyu asigare. Abana nitubajyana ndakubajije nawe. Amasho n'imikumbi n'amafaranga asigaye. Aba bana baziga. Baziga gute?
banywa amata bakuyeho imikumbi yasigaye. namwe nimumbwire imikumbi yasiga ubwo ibyo gukorera Imana tube turetse aba bana bo turabagira bate imikumbi ko isigaye amasho yasigaye ifeza n'izahabu kandi igihe tugezemo abana bagomba kwiga bagomba kurya neza nta kurwara bwaki banyarwandakazi kirazira kurwara bwaki muri iki gihugu cy'u Rwanda ubwo n'ibindi bihugu bidukurikiye mu byumve aba bana nidusiga amasho turabagenza ariko Farawo Mose aranga aravuga ati reka da nitubisiga ukwiriye kuduhereza n'amatungo yacu amasho n'imikumbi n'amafeza n'amazahabu yacu ugomba kubiduha ati byo nibyo dukwiriye kwendaho tugakorera Uwiteka Imana ya tugatanga kimwe mu 10 n'amaturo nibyo tuzendaho tugaburira abakene dufasha abatishoboye nibyo tuzendaho twubaka inzu z'Imana nibyo tuzendaho tuvuga ubutumwa ubusiye imikoro ntiwayiguze ubu kamera ntiwayishyuye nibyo dukwiriye kwendaho n'abatabifite kugira ngo tugeze ubutumwa ku isi yose kamera iragurwa mikrofone iragurwa ibi bintu birahenda nibyo tukwiriye kwendaho nitubisigira Farawo tuzajya mu muhanda dutoragura kamera tuzajya mu muhanda mikrofone yitoragura ubu wavuye mu rugo utateze motari wamubwira uti wenda motari wamubwira uti nyihangaranda umukozi w'Imana ngeze hariye yagutwa dukwiriye guhagurukana n'ibyacu nibyo dukwiriye kwendaho tugakorera Uwiteka Imana irinde ntuzongere kunsubira imbere ntuzongere kungera imbere sinzongere kuguca iryera kuko umunsi nongeye kuguca iryera no gupfa uzapfa Mose aravuga ati nundi ndi kumva mu mwuka igihe cy'ubutabazi cyaje uvuze ukuri uvuze ukuri ndimo nanjye yo haleluya ndimo niyumvamo ko narinje ngo ngusezereho ndimo niyumvamo ko ubutabazi bwaje kandi koko Farawo urakoze kubw'icyo gitekerezo uranyibuke ndumva ntazongera nanjye kuguca iryera amen Farawo ntuzongere kumuca iryera ntuzongere kumuca iryera Man dufashe dutandukane kandi ndagira ngo nsoze dusenge Imana ariko aho niho Imana yabwiriye Abisirayeli niho Imana yabwira Abisirayeli ngo nimugende mutire ibintu by'ifeza n'izahabu mubitire abanyagiputa ijambo ry'Imana arambwira ngo Imana ibaha kugira igikundiro ku banyagiputa abagabo bagatira ibintu by'amafeza n'amazahabu abagabo bo muri Egiputa bakabatiza abagore nabo ngo Imana ibaha kugira igikundiro ku banyagiputakazi ngo bagatira ibintu by'amafeza n'amazahabu ariko naratekereje niba ari inkweto n'amasakoshi by'amafeza n'amazahabu ngo barabatiza rwose bati n'ubundi turabizi muzagenda mu bitugarure nta kibazo bamaze kubitira byose babyegeranyije Imana iteza gupfa kw'abana b'imfura ngo n'uburiza bw'amatongo ninde wabapfushije imfura akibuka ko yatije isakoshi Imana ibahagurutsa muri Egiputa batwaye amafeza batwaye amazahabu bari babitiye ariko Imana yari kubishyuriza irimo ibishyuriza mwakase icyondo mubumba amatafari mwubaka amazu mudahembwa mubabara ariko Imana ishaka ngo ibishyurize Imana ishimwe nande kwa ngo tugire intutwanga nande kwa ngo tugire intutwanga tugiye gusenga Imana ndumva nshaka kugusengera ukanga gasuzuguro ka Satani noneho niwe BENIHADADI wawe erega nta kintu bitwaye Imana nuko abantu babivuga rero beti ugasanga abantu baravuga ngo ngo aba bari kwigisha abantu iby'isi gusa kumva umuntu hari korasi zimwiberamo ngo naho ibindi byose wabireka wa Mana we ngo ukampindura igikoresho cyawe ngo ukazama iherezo ryiza reka mbabwire ngo sore gato kuri iyo korasi Imana ibiretse ntago waba umukozi w'Imana ngo bivemo birakugora akuzi gusengera abantu ntitujya gusengera abantu sindi kubwira abantu ko Imana ishobora byose warangiza mubo wasengeye ukamuhamagara ukabwira ngo naburaye iki kintu ure kucyumva ukamubwira ngo naburaye ukavuga uti buriya bagiye kunsohora mu nzu niyo mpamvu benshi abakozi b'Imana akorera Imana ariko agahindukira bakamwita umutekamutwe
kubera yuko yavuze gukomera kw'Imana, avuga gushobora byose kw'Imana, arongera aca inyuma mu bo yabwiye ati mungaburire ndashonje. Urukumva ikibazo? Niyo mpamvu mbabwira ngo iyi Mana ni umugabo ushobora byose, tujye tuyibwiza ukuri, tuyibwire ngo uyu murimo ukenera ko umuntu abona icyo kwambara, uyu murimo ukenera ko n'abana bawe barya. Imana iducira inzira, ndabizi Imana igira inzira nyinshi zirenga ibihumbi, ishobora gukora ku mutima w'umuntu ariko utamusabye, umuntu akiyumva akavuga uyu muntu wenda aransengeye, cyangwa se iri jambo riramfashije, cyangwa se wenda iyi cano nayigiriyeho umugisha, reka ntere inkunga uyu muntu washyizeho igicano, iyi kamera yaramuhenze, cyangwa se wenda ntago mbizi nimba ari niyo yanatiye, iyi mikrofone nimba yayitiye, mutere inkunga nawe agura ibikoresho, agira agastudio ke keza kameze neza. Uyu mukozi w'Imana, Imana ikagenda ikora ku mitima y'abantu utamusabye, utamutekeye imitwe. Nyine Imana ifite inzira, kandi reka mbabwire ibintu, ubutabazi bw'Imana ibunyuza mu bantu yaremye. Imana ifite ukuntu aduhamagaye bitandukanye, yamamagariye kuyikorera, iguhamagarira kuyikorera. Hari n'uwo yahamagaye imushyira mu kazi, arahembwa ku kwezi, cyangwa se wenda arikorera imuha amafaranga kugira ngo nawe akoreshe amafaranga Imana yamuhaye akorera Imana. Nzakoresha umunwa Imana yamaye, ukoresha umunwa n'uyu muhamagaro wiyica n'Imana iguhaye. Ariko hari abo yahamagaye iravuga ngo ngiye kubaha amafaranga, nabo basenze Imana kandi abankurikiye mu byumba, nawe warabyibwiriye Imana ngo numpa amafaranga ngo nzagukorera. Imana irayagukorera. Imana rero, ariko icyo nari ndi kuvuga, mureke tusenge ibintu byacu bigira icyerekezo, tubwire Imana tuti Imana, hari ibintu twanze, hari ibintu duhaze, turashaka ngo nudutabara duhagurukane n'amafaranga yacu, duhagurukane ifeza n'izahabu zacu, tutabisize. Benihadadi y'ibidutwara tuzabikoresherezamo Imana. Ngende kuvuga ngo Imana inshyigikire. Beti, turashaka kuvuga ubutumwa nk'ubwo Yesu yavuze. Yesu yageraga ahantu yabwirije abantu bashonje, akavuga ati nimubicaze mu bagaburire. None uyu munsi turimo turasenga, Imana ikadukora ku jisho, tukabona abantu bashonje, ariko nababona ngo bashonje muhaguruke mbasengere. Ndasengera umuntu ushonje koko cyangwa akeneye ibiryo, nakabaye nkora mu mufuka nkafatamo ibihumbi nka 30, nkigura umuceri, ugure n'utuboga. Muri iyi minsi ndabasenga Imana ica izindi nzira. Urumva uko umuntu agasabune agakaraba, ugakwere ko umwana yabuze uko yiga, ukayishyura ibihembwe nka 2 akajya ku ishuri. Imana iduha ibikoresho by'akazi dukora umurimo. Mana turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru, icyubahiro n'ikibi cyawe. Turagushimiye ko uduhaye amagambo, kandi ijambo ryawe ni ukuri. Natwe hari ibintu duhaza, twishingikirije ku ijambo ryawe. Duhaza agasuzuguro k'abadayimoni, duhaza cyane igisuzuguriro, duhaze gukobwa n'abaruhukira mu mahoro, duhaze igisuzuguro cy'abadayimoni, imbaraga mbi y'umwanzi Satani yishushanya mu isura nk'irya Benihadadi, byatwaye abana b'ababyeyi, bitwara abakobwa, bitwara abahungu bacu, bajya mu kabari, bajya kunywa inzoga, bananirwa kwiga, bajya mu mashuri bararyanga. Bakoze isoni ababyeyi. Uyu mwanya turasenze kugira ngo Benihadadi abarekure mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zituma abana b'abakobwa bajya mu buraya, bagasambana n'abasaza banabaruta, izo mbaraga uwo mwuka mubi turawusengeye mu izina rya Yesu. Dukeneye ko wavuze ngo uzaturengera, uzadutabara. Ndimo nsengeye umubyeyi, iki kibazo kimaranye igihe, yararize bihagije, ariko ijambo ravuga ngo hari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Ndasenze mu izina rya Yesu, uyu mubyeyi Mwami, igihe yababariye umutima kirahagije. Mu izina rya Yesu, mpagaze mu mbaraga mpabwa n'ijambo ryawe, ndambitse ikiganza kuri uyu mwana mu izina rya Yesu. Kuboko kwawe ni kumukoreho, tumuvanye mu businzi, tumuvanye muri izi mogi mu izina rya Yesu, tumuvanye mu butinga, tumuvanye mu busambanyi butandukanye.
turasenze kugira ngo aba bana b'abakobwa n'abahungu ubakuruze ukuboko kwawe, tubohoje amafaranga yacu, tubohoje amafaranga yacu mu izina rya Yesu Kristo. Dubohoje ibyacu, tugomba gukorera Imana, tugakorera igihugu, tugakorera isi yose, tugafasha abashonje, igihugu kigatera imbere, tugafasha abababaye mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza tuvuga bukajyana n'imirimo, tukagaburira abashonje, tukambika abambaye ubusa, abadafite mituweli tukabishyura mituweli. Turasenze kugira ngo Satani waboshye ibyacu, turafunguza ibyacu mu izina rya Yesu. Wadusezeranyije amazu, nuyaduhe. Wadusezeranyije imodoka, wadusezeranyije ibintu bitandukanye, kandi uri Imana itabesha, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Nta jambo uvuga ngo rihere. Imiryango yari ikinze nikinguke mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze Nyakubahwa, urakoze kuko ushobora byose, icyubahiro n'ikibi cyawe. Urakoze rero, urakoze Mwami, urakoze. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndasenze Mwami kugira ngo tubohoje uyu mwanya twanze igisuzuguro cy'abadayimoni ku buzima bw'uyu muntu. Tubohoje umubiri we, imyaka maze kuri iki gisasiro, buri mwanya ajya kwa muganga. Turasenze kugira ngo ikiganza cyawe gikiza kimugereho. Yari yariyakiriye, hari ibyo yari yeme, ariko turabyanze. Hari twanze ubu burwayi, twanze ubu bukene, ubu butindi, ubu buzima bw'amadeni adashira. Ibi bintu turabyanze, ibiteza abantu bagisuzuguriro turabyanze mu izina rya Yesu. Urakoze, wadukuye muri Egiputa, uraduhagurutsa ngo tugukore. Farawo agomba kurekura ibyacu, agomba kuturekura, akaturekurana n'abacu n'ibyacu. Tugomba gutabarwa, tugatabarwa turi kumwe n'abana bacu, turi kumwe n'ibyacu. Urakoze Mwami, turagushimiye. Herekeresha ijambo rya imirimo n'ibitangaza, abantu bahemburwe nawe. Kandi Mwami, umuntu wese uzizera icyo uvugiye muri iri jambo azakira igitangaza cye. Uyu mwana azasanga uyu mubyeyi, ibiganza by'uyu mubyeyi byakira umwana we uvuye mu kabari, uvuye mu nda, asezererwe, umusezerere, asezerere ibibi, azagukorere. Aba bana bazaba abahanuzi, aba bana bazaba bavuga butumwa, bazaba baririmbyi, bazaba abahanzi. Aba bana bazakorera Imana, aba bana bazakorera igihugu, bavemo abaminisitiri, bavemo abantu bafata ibyemezo. Haleluya! Babera umuryango umugisha, babera igihugu umugisha, babere n'isi umugisha. Kandi Uwiteka we, tuzagushimira. Urakoze ko hari impinduka zibaye kubwira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha, murakoze. Amen. Nukuri Imana iha umugisha umukozi wayo Valentine. Satani narekure ibyacu, narekura amatungo, narekura amafaranga, narekure. Kandi nukuri twizere. Bene data, ntabwo Imana yabitwimye. Kuki wowe uhora uvuga ngo naho ibindi yabireka? Yabiguhaye se ikaguha n'agakiza. Ntituzarengwa ngo tuyibagirwe. Twakwibagirwa Imana se? None se biguhaye ikabiguhana n'abawe bose bakamenya Imana. Uzi kujya mu ijuru umuntu wawe agasigara? Imana itugirire neza. Hari akantu kanejeje muri iri jambo. Ijambo ryavuze ngo Farawo ni BENIHADADI ngo aragenda arasaka, ngo akuramo ikintu cyamunezezaga, ngo arababwira ngo mukende mu gitware. Hari ibintu Satani yambuye abantu gukizwa neza yarabibambuye. Uzasanga basigaye birangira. Kandi ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo ndabyanze ukabivamo. Kuki Satani yagira abantu abaretwa bakabyemerera? Bakabyemera. Turabyanze, dufatanye nawe kwizera. Turabyanze, niba utanizeye turakwizereye mu izina rya Yesu. Subira mu buntu bw'Imana, subira mu gufashwa n'Imana. Ube nka wa muririmbyi yavuze ngo nzaba umukristo, ngo icyo ni ikintu kinezeza umutima wanjye. Icyo cyakunezezaga Satani yakwambuye, Imana irakikugaruriye ucyumva rino jambo.
Imana kwizera ni nonaha ntabwo tugomba kwizera kurema ibitariho bikabaho. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Rwose reka dufatanye n'abakurikira ijambo dutunge uyu mugaragu w'Imana, umuja w'Imana, ibiganza Imana imwagure mu buryo bwombi, mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri, kandi n'iyicano Imana yagure. Imana yiha ibikenewe kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi, kuko twebwe nta n'iyindi ntego ni ukugira ngo ubutumwa bugere ku isi yose. Twamenye ko Yesu agiye kugaruka, ibimenyetso twarabibonye, niyo mpamvu turi kuvuga ubutumwa cyane, tugakora cyane bituruhije, tugakodesha aya makamera z'imikoro kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu. Muzakurikirana icyo dugambire nuko abantu bakizwa. N'ikimenyimenyi umuntu wumva afashe icyemezo akaba yanze uburetwa bw'abadayimoni, ubu nonaha tugiye kuguha uburyo uzaza twagusengera. Were gushobora no kumva ijambo rigutwitse, ukumva hari ibintu wari warakiriye bitari ngombwa, bitari ngombwa rwose. Jugunya. Gahunda no kugira gute, no kujugunya tukabyanga ibintu bitari ngombwa. Satani agahora kwihanagurizaho. Hari Imana itabara, iyo turayihamya, twarayibonye tunyagirwa, tuyikorera nta kintu dufite, none ubitugwije duhaye umugisha, duhaye abana, ntitwananirwa kuyivuga, ntabwo twabinanirwa. Twayikoreye nta kintu dufite, kajya wambuka none ufite umwana ufata akaboko wananirwa kuyivuga se gute? Tuzavuga Uwiteka Imana yacu. Kandi turagira ngo dutangarize ibintu byose byaturwanyaga, byaduhagurukiraga, memu n'ayo mafaranga yatwihishe turayahamagaye mu izina rya Yesu. Dukorere Uwiteka Imana. Nese Imana ko yaduhaye agakiza, twatuye ibyaha, turakizwa, tumenya Imana, tugerageza uko dushoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha. Ikindi dushaka ni turashaka ko Imana iduha umugisha, iduha ibikoresho by'akazi rwose. Kuko umukozi utagira ibikoresho aravuna. Imana niduhe ku bikoresho by'akazi. Imana niduhe ibikoresho by'akazi. Imana ibaha umugisha. Reka dusubikira aha, twagira ngo tubabwire ngo niba iri jambo mwumva ribafashije, mwandike hasi muri comment, mutubwire nk'irindi jambo mwumva twabaganirizaho. Uwaba ashaka kwakira agakiza, akaba akeneye n'uyu mukozi w'Imana ko baganira, arahari. Hanyuma rero iyi ni Arabohora TV. Iyo ukoze subscribe, ubu ukoze ikintu cyiza kandi kitagusaba ikiguzi, nta kintu bigutwaye, ubikore, urabushyigikiye umurimo w'Imana hagati muri iyi cano. Ikindi ukore na hariya handitse like na comment na share, urabukoze cyane. Imana ibaha umugisha. Reka tubabwire nimero za telefone mushobora kubonaho ubu butumwa, cyangwa wifuza nko kwihana. Ngewe nkorera umurimo w'Imana i Remera, waza tukagusengera. Wifuza kubatizwa hariya kuri ADPR, reka umukozi w'Imana nawe ababwire nimero mwamubonaho. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Nimero yanjye kubifuza kuba mwampamagara mukampa ibyifuzo, ushobora kuba nyine nkuko twabivuze ufite abana bakugoye n'ibindi byifuzo, cyangwa se n'igitekerezo n'inama waba ukeneye. Nimero yanjye ni 0788523770. Imana ibaha umugisha. Imana iguha umugisha. 0783146227. Mugire umugisha w'Imana. Ariko by'umwihariko dusengera abantu barwaye, bafite ubumuga, kandi Satani yahinamiranije. Mu ijuru hari Imana. Nabyo twabyanze, ibintu by'indwara, ibintu byo guhora mu bitaro. Hari n'umuntu ubumaze nk'imyaka ingahe mu bitaro, tumusengere. Mwami Imana yacu, dusengeye aba bantu barwaye ndetse bamaze igihe. Wakijije ikirema cyari kimaze imyaka 38, kirakira kiba kizima. Aba bantu bahinamiranye kubera abadayimoni, turabyanze. Aba bantu barwaye kanseri, izi ndwara bavuga ko zidakira, uri Imana yazikiza. Kandi ibi bintu ntago byigeze bikunanira, kuko amaboko yawe ni magari, turabizi ni magari, kandi urihagije mu mbaraga no mu bwenge, kuko nta nama
nta n'ubuhanga nta n'ubwenge byabasha kukurwanya. Tunanije imbaraga z'abadayimoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abacwezi, imbaraga z'umwijima, turazinanije mu izina rya Yesu. Tubohoye aba bantu dushingiye kuri iri jambo, turabyanze. Tubohoye iyi miryango, turabyanze. Twanze agasuzuguro ka Benihadadi, ibyo bagiye bagakorera mu isi y'umwijima turabisiribanze dushingiye ku ijambo ry'Imana. Nibakire, nibakire, nibakire kandi bakizwe. Haleluya! Icyubahiro n'ubutware bibi by'Imana mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen, amen. Arabohora TV, Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza.